Nshuti bavandimwe rero muteze amatwi kandi muri kureba Ndayisaba Epimac TV, nongeye kubasuhuza kandi mbaha ikaze muri uyu mwanya. Ndi kumwe n'abajene kandi beza cyane, tugiye kuganira n'abajene kandi bafite ubumuga, ariko tugiye kuganira nk'uko mpora mbibasezeranira yuko tuzana amasuje atuma abantu bagira uko batekereza bitandukanye n'uko basanzwe batekereza. Ndagira ngo tuganire kuri suje nziza ishimishije kandi igira ikihindura ku mitekerereze y'abantu muri rusange. Ndashaka ko tuganira n'aba bajene, tuganire ku bijyanye n'ikintu cyitwa kurambagiza ariko ku bantu bafite ubumuga, turebe uko bihagaze, turebe imikorere yabyo, turebe niba biri ku rwego koko rukwiriye kuba biriho, turebe niba abantu bose babyiyumvamo neza kandi bakabyisangamo, ndetse n'imyumvire y'abandi bantu badafite ubumuga kuri iyi suje uko bo babyitwaramo, dukurikije ibitekerezo by'aba bajene turi kumwe bo bafite ubumuga. Rero ndashaka kugira ngo mpere ku w'ibumoso bwanjye, atangire atwibwire ndetse atubwire uko atekereza ariko ngo batwibwire, tubone kujya mu kiganiro neza, batwibwire amazina yabo n'ubumuga bafite, hanyuma tubone kuganira ariko mwabanje kumenya amazina yabo. Ubwo reka mpere uw'ibumoso bwanjye, hanyuma tugende tuvuga amazina kugira ngo bisobanuke neza. Murakoze cyane. Nitwa Berekeraho Charles, nkaba ndi umujene ufite ubumuga bwo kutabona. Murakoze. Murakoze. Nitwa Divine Wiragiye, nkaba mfite ubumuga bw'ingingo. Murakoze. Nitwa Zahara Rujugiro, nkaba mfite ubumuga bw'ingingo. Murakoze cyane. Mwabumvise rero ni abangaba tujya kuganira kuri iyi suje ngiye kubabwira. Murumva ko abajene, aba n'abajene basobanutse, bize amashuri ya kaminuza, bafite imirimo bakora, ariko kandi nibo tugiye gufatanya mu gukora kino kiganiro, tuganira mu gihe twifuza yuko isi yaba nziza kuruta uko twayisanze. Rero nifuza ko tuganira mu mbwire ku kintu cyitwa kurambagiza, ariko hagati y'umuntu ufite ubumuga n'utabufite, umuhungu ku mukobwa, umukobwa ku muhungu. Mwebwe mubibona mute? Ibikorwa bite? Urwego biriho mubona bihagaze gute? Ukurikije uko mubanye n'abandi bantu, ukurikije uko mubona bikorwa gute? Urwego biriho rurashimishije cyangwa hari imitekerereze igikwiye guhinduka mu bantu bazengurutse hirya no hino bagenda bitegereza ibikorwa bya buri munsi, uko babibona, uko babyumva? Sharire, banza tubwire wowe ubyumva ute? Murakoze cyane. Mbere na mbere, bundi iyo bavuze kurambagiza ni ukuvuga ngo biba byisumbuyeho, ntabwo ari ukuvuga ngo ni ukugirana ubushuti bisanzwe by'abana b'ingimbi n'abangavu, cyangwa se ibingibi biba mu masegonderi, ibyo twitaga amour scolaire kera tukiba muri segonderi. Twajyaga tuvuga ngo amour scolaire termine avec année scolaire. Bivuze ngo buri mwaka ubundi umuntu yabaga yanahindura n'inshuti. Ijambo rero ryitwa kurambagiza ni ijambo ryisumbuyeho. Ni ukuvuga ngo nta handi uba wamaze kwidesida ugashaka umuntu muzabana kandi uri serious. Hanyuma rero nihuse warubajije uti mbese kurambagiza ko bibaho kandi bikaba nyine umuntu wese agomba gukunda, ufite umutima utekereza, hanyuma bigenda bite ku bantu bafite ubumuga? Iyo urambagiza umuntu udafite ubumuga cyangwa urambagizwa n'umuntu utabufite, wowe ubufite cyane. Murakoze cyane no kusobanura. Wowe kuko uri umuhungu uratubwira iyo urambagiza umukobwa udafite ubumuga. Murakoze cyane. Muranadusobanuriye kuko wenda asanga twari kuvuga no kurambagiza ufite ubumuga, ariko numva noneho mudusabye nyine kuvuga kurambagiza udafite ubumuga. Murakoze. Hanyuma rero icyo kintu ni ikintu kigari, kuko ubwo iyo kivuze ubundi umuntu ahita avuga no ku myumvire ya community, kuko urambagiza muri community. Hanyuma rero kurambagiza abantu bafite ubumuga, barambagiza abadafite ubumuga, akenshi nuhise yumva ubaza iki kibazo wenyine, hari n'uvuze ko ahubwo bitanashoboka dukurikije imyumvire y'Abanyarwanda. Ukibaza ngo umuntu ufite ubumuga arambagiza udafite ubumuga,
hari wese avuga ati kwanza ibyo bintu uvuze ntibibaho. Iyo niyo myumvire ya mbere na mbere ibaho. Rero gute rero umuntu ufite ubumuga, icya mbere kugira ngo atere intambwe ubwe nawe ubwe, reka mpere ku bwabo, atera intambwe, kuko gukunda bundi mu by'ukuri abapsikologe n'abandi bantu biga ibintu by'imitekerereze, urukundo burya ni ikintu rimwe na rimwe, ni amarangamutima atuganisha aho rimwe na rimwe tutanatekereje. Rero umuntu ufite ubumuga byonyine niyo yakunze akabona yakunze umuntu udafite ubumuga, hari igihe habanzaho ikintu cyo bita complexe d'inferiorité, akavuga gukunda namukunzi, ariko se hanyuma ndabimubwira haracura iki? Biragenda bite? Ukibaza kuri buhere, ukibaza ndabihera he? Nyuma yo kubona aho mbihera haraturikamo iki? Ibyo rero nicyo kibazo cya mbere ku bantu bafite ubumuga bahura nacyo, ariko akenshi kuko ari amarangamutima aganza nyirayo, birangiza umuntu abivuze. Nyuma yo kubivuga rero, ubwo turavuga kuri realite nyinshi cyangwa ukuri guhari, ukuri kw'ibiriho. Ukuri kw'ibiriho akenshi navuga nka 90% ntago bikunda guhura ko uwabibwiye abyumva ngo abyakire, anabyemere, cyangwa base no kumva ko abyemeye. Abayumva mubeshya, abayumva atari ukumubeshya, ahubwo rimwe na rimwe yumva ko sinzi n'ukuntu ahubwo wabitekereje, ubundi wabyumvise ute, mbese ahubwo akaba yanabifata rimwe na rimwe. Cyangwa kwibaza niba nawe ugira urukundo, kwibaza ko ugira urukundo iyo wabimubwiye, icyo cyo burya kenshi aba yamaze kubona ko urufite. Na cyane tunavugishije ukuri, burya mbere y'uko umuntu avugisha umunwa, ibikorwa byaba mu buryo burenvolontaire byo biba byaravuze. Kuko niba nakunze umukobwa, hari ibintu nkora involontairement, nshobora kumuhamagara inshuro 2 ku munsi ntarajyaga amuhamagara, akabona ukazayimubwira n'ubundi yarabutswe yuko rwakurembeje rwose. Ubundi urukundo ni ukuvuga ngo ujya kubibwira, burya kenshi nawe aba afiteho image runaka y'ibyo akeka, cyane cyane bashiki bacu, nubwo bo nyine abakunda no kugira ibanga cyane, burya baraza kutubwira, batubwira ukuntu babona bihagaze. Yego. Hanyuma icyo nayo ndenze rero ni ukuvuga ngo iyo ukimara kubimubwira nawe ubwe, kugira ngo abyumve abyakire biragorana. Hanyuma ibyo bigahura nyine nuko akenshi na sosiyete nayo iba itarabakira. Ikindi nahita nihutiraho nuko iyo yabyumvise, kuko hari ibijya bibaho, abantu bose ntabwo ariko baheza abantu badafite ubumuga, ntabwo ariko baheza abantu bafite ubumuga, sorry. Ikindi ntabwo ariko abantu bose bafite imyumvire mibi ku bantu bafite ubumuga. Rero hari igihe ubimubwira, ahubwo ugasanga wari waratinze, nawe yagukundaga bikaba amahwe, akwiteguye. Hanyuma se mu mibanire, niba yarakwiteguye, urumva ko ahita anemera, muri rwa rugendo rw'urukundo mugirana, ukabona imyifatire ye, imyitwarire, kuva kuri we kujya kuri we, cyangwa kuva kuri uza kuri wowe, ukabona ari umuntu uri kwitwara nk'umuntu uri mu rukundo, kuko kwa kundi umuntu aba ari mu rukundo akumbuye umuntu buri kanya, amuvugisha mu nzira bagendana, ukabona ni umuntu birimo neza koko, adafite ipfunwe, ukabona arimo aritwara nk'uko bikwiriye, ku buryo nawe wicara ukavuga uti koko mfite umuntu turi kumwe dukundanye kandi unyumva neza akanyakira. Tubwire. Murakoze cyane. Ubundi bashiki bacu no kugira ngo agukunde bigeraho ngaho, burya kenshi biva kure, sinzi nabo baraza kutubwira, ariko je niko njya mbibona. No kuvuga ngo kugira ngo agukunde agere hakwiyumvamo, ni etape ibigeze kure. Ngira ngo wenda sinzi, ariko wenda abasexologue bazi ibyo ngibyo batubwira, kuko ni ibintu bigaragara. Ntago urukundo rwabo rujya ruhubuka ngo ruhite ruza, ariko iyo yamaze kugukunda yuko yakwiyumvisemo, we arakwemera. Ahubwo ikibazo urugamba rukomereza muri ya kominote yagutse. Urumva urukundo rubanza kubibanga, ariko urabizi ntawe utwika inzu ngo ahishe umwotsi. Nyuma yaho bigatangira kumenyekana, musigaye mugendana, mwifotozanya, mupostingana udufoto. Aho rero ikibazo kivuka muri kominote. Aho niho nshaka ngira ngo numve neza. Yego. Za nshuti ze baganiraga zigatangira kumukweshoninga, ba ababyeyi be bagatangira kumukweshoninga, abavandimwe bo noneho biba ari akarusho. Ni ukuvuga ngo bigeraho batangira kuvuga ko yaba yarihebye se, akaba wenda aricyo kimutera ibyo ngibyo,
bamwe bakavuga ko wenda niba ari umuntu ufite ubumuga ufite amafaranga ari cyo agukurikiyeho abandi bagatangira kuvuga hari n'abarengera bakavuga ngo ushobora kuba waramuroze rwose bibaho ta ko kugira ngo akwemere ari uko waba waramuroze cyane rwose abandi nabo bagatangira kuvuga bati rero buriya arimo arajijisha ni bya bindi byo gutendeka nyine by'ubu ariko ikibabaje ni uko akenshi birangira rwa rukundo rudakomeje guprosesinga cyangwa se gukomeza kuko ababasha kwihanganira urwo rucantege ruturuka hirya no hino ni bakeya. none se izo mbogamizi zose bari guhura nazo urwo rugamba abamurasaho abagira bate iyo aza akubwira ati bimeze gutya agerageza kukwereka ukuri nyako ko ibyo ari guhura nabyo kugira ngo niba hari icyo wabikoraho ugerageze gushyiramo imbaraga cyangwa se niba hari ubundi buryo mwakwiyambaza bundi mugire icyo mukora cyangwa arabyihererana akabifata nk'urugamba rwe bikarangira nyine ubona ko yagiye acika intege buhoro buhoro. Akenshi abikubwira ariko akabikubwira mu buryo bw'igice ntago akenshi hari ugufungukira akabikubwira akenshi yanagufungukira bari n'amahirwe kuko burya ikizimya umuriro w'amagambo ni ukumenya ukuri burya ukuri nicyo kintu kizimya umuriro w'amagambo ko waba umeze rero iyo yakubereye open akabikubwira byose akakubwira ibyo bavuga n'ibyo bakora na cyane ko abenshi baba muca intege bashingira kuri ya myumvire mibi ku bantu bafite ubumuga akenshi rero umusobanurira ukuri ukamwereka ukuri ariko aho ikibazo kiri abenshi ntago bakunda rwose kubivuga nyine akenshi akubwira ukuri gukeya agatangira guhimba impamvu hari wenda nsigaye numva hari ukuntu ntakibyumva naje kugira ibibazo ndabona no kuba nakomeza imishinga yo kuba twakundana ntibikunda imbogamizi nk'izo zose. Icyo gihe ntugire icyo ubikoraho se mu rwego rwo kumwongeramo imbaraga kumwereka yuko atibeshya kumwereka yuko ufite urukundo nyakuri kumwereka yuko uzamubera umugabo nyawe cyangwa se n'ababa bamubwira bafite ibyo bashingiraho wenda runaka bimwereka yuko uri umugabo udahamye. Ubundi ikibazo biterwa n'icyo yahaye agaciro iyo wabimubwiye neza ukamusobanurira akaba ari wowe aha agaciro aragaruka akabyumva kuko hari bamwe na bamwe nzi byagiye bibaho bikaba byari bigeze neza hafi ku ndunduro ariko yamusobanurira neza undi akagaruka ariko akenshi amagambo burya ikinyoma bajya bavuga ngo ikinyoma ngo kizinduka kare ukuri kukinyagirwa niko njya numva abantu bavuga rero akenshi yumva ibyo binyoma akaba ari byaha agaciro akabogamira hari benshi nzi byagiye rwose byari bigeze n'ahantu bifatika. Ntacyo bureka twumve wowe uri umusore ufite ubumuga kandi bwo kutabona ubwo utubwiye uko ubibona n'uko ubyumva ubwo reka bashiki bacu nabo batubwire wenda reka duhere kuri Divine atubwire wowe uri umukobwa kandi ufite ubumuga watubwiye ko ufite ubumuga bw'ingingo ese wowe ubona uri umukobwa ufite ubumuga iyo igeze hari umusore urimo arakurambagiza niba binabaho haba ari kuri wowe haba ku bandi ubona bihagaze bite ukurikije uko Charles we yatubwiraga ku ruhande rwawe ubona bimeze bite ukurikije nuko byakabaye bimeze? Murakoze nkuko Charles yabivugaga ku muntu ufite ubumuga n'utawufite rimwe na rimwe biragoranye cyane noneho ku mukobwa ufite ubumuga wenda nko muri sosiyete nyarwanda ubusanzwe tuzi ko bavuga ngo nta mukobwa ufata iya mbere ngira ngo wenda ibyo bintu mujya mubyumva ko nta mukobwa uvuga ijambo cyangwa se watera intambwe arindira ko bamubwira yego rero ku mukobwa urumva igihe cyose yicara ategereje ko baza kumubwira ko bamukunda rero iyo nyuma bamaze kubimubwira nibwo hahandi niho nyine urugendo rukomereza ariko wenda iyo bigeze ku bakobwa bafite ubumuga byo ni ikindi kintu sinzi uko nabyita ni iyindi shusho runaka kuko ku mukobwa ufite ubumuga ho rimwe na rimwe ububona nyine ubutekereza ko batazanaza kuko biratinda kuri rwa rwego utangira gutekereza ko nta n'umusore ugutekerezaho cyangwa se n'ukubona akubona nka wa wundi ni wa mukobwa ufite ubumuga ni wa mukobwa ugenda kuriya ni wa mukobwa ureba kuriya
ugasanga rimwe na rimwe n'icyizere ku mukobwa ufite ubumuga cyaratakaye. none se Divi ko ibyo byose uri umukobwa wiga muri kaminuza kandi mu gihe kiri imbere uzaba uyirangije, numara kurangiza uzakorera amafaranga utera imbere nk'abandi bose ubona akazi, kandi ujya kurambagiza muri iki gihe hari ubwo ajya no kureba uyu mukobwa se uko ahagaze bizamfasha gutera imbere, uko ari se imyifatire ye n'imitekerereze ye byatuma abasha kumbera umugore twabana, akaba ari umugore unkwiriye koko. Mpamya ko uri umukobwa ufite ubwenge buzima, imitekerereze mizima, n'ayo mashuri umuntu ashobora gushingiraho urayafite. Ubona ari iki kibura ku buryo uwo musore yatera intambwe akavuga ati Divine nubwo afite ubumuga ariko ngiye kumutereta murambagize, ejo bundi nankunda akankundira murongore yambere umugore mubere umugabo. Ubona ari iki kiri kubura ku buryo iyo ntambwe iterwa n'umukobwa nyir'ubwite akicara afite icyizere adashingiye ko afite ubumuga, akicara avuga ati ejo bundi umusore azaza kundambagiza, ejo bundi nanjye nzaba nitwa mama w'abana. Yego, ngiye ku ruhare rwanjye uko mbibona, abanyarwanda cyangwa se komite muri rusange bakeneye guhinduka, kuko ku ruhare rwanjye nk'umukobwa ufite ubumuga ntabwo navuga ngo ni iki mbura cyatuma bataza kundambagiza. Ntacyo mbura pe, kuko niba ari ayo mashuri ndayafite, niba ari ubwo bumenyi ndabufite, ubwo bukobwa ndabufite, n'ubwiza urabufite, n'ubwiza ndabufite, no kuba umugore kandi nawe urabishoboye nabyo. Rero sinibaza niba wenda hari undi utekereza nkanjye, ariko ku ruhare rwanjye numva nta kintu mbura na kimwe cyatuma umusore ataza kundambagiza ngo tube twanabana. Rero ku ruhare rwanjye ntekereza ko muri sosiyete ubwayo ari ikwiye guhinduka, imyumvire y'abantu tubana muri sosiyete mu buzima bwa buri munsi nk'abanyarwanda cyangwa se abantu duhorana. Ntekereza ko imyumvire yabo ari ikwiye guhinduka. Wowe musore uri aho ngaho uzi ko udafite ubumuga cyangwa se unabufite, ukaba wumva ko umukobwa uwo ari we wese wamukunze nta kintu na kimwe cyaguhagarika ngo wenda ngo afite ubumuga, cyangwa se upfa kuba ari urukundo. Ngiye ku ruhare rwanjye, uramutse uje ukambwira ko unkunda, nkabona ko bikwiye kuko twakomezanya urwo rugendo, kuko abakubwira bose ko banjye umuntu ufite ubumuga arashoboye cyane pe. Ku bantu bazi ko umuntu ufite ubumuga ntacyo ashoboye rwose muribeshya pe, kuko umuntu ufite ubumuga hari n'ibikorwa bimwe na bimwe ashobora gukora wowe udafite ubumuga utakora. Nuko wenda ntafite ingero zigaragara hano ngo mpite nzibereka, ariko wenda mu bikorwa bimwe na bimwe muzagenda mubibona. Rero ku muntu ufite ubumuga kuvuga ngo kuba yashaka cyangwa yatera intambwe yo kurambagiza ntabwo ari ibintu bikomeye cyane nk'umuntu nkanjye nk'urubyiruko rufite ubumuga ngenda byumva cyane, kuko wenda nubwo bamwe muri sosiyete batarabyumva neza ko umuntu ufite ubumuga ari cyo yashobora, twebwe turabibona. Abantu bamaze kubyumva barabyumva bamwe na bamwe, nubwo bigikeneye kongerwa kugira ngo abenshi babyumve pe, bikeneye kongerwa kubera ko hari benshi bagifite iyo myumvire ko umuntu ufite ubumuga ntacyo ashoboye nk'abantu ba kera. Baracyari mu nzagihe, ariko mu by'ukuri umuntu ufite ubumuga arashoboye cyane. Niyo mpamvu ku ruhare rwanjye kuba natera intambwe ngo nshake mbe umugore mbyara abana atari ikintu gikomeye cyane nk'umuntu ufite ubumuga. Mu gihe gito uzatwereka boyfriend? Yego, nibiramuka bigenze neza, kubera ko nk'uko nabikubwiye biragoye cyane kubona umukobwa yateye intambwe ariko ngo abanze. Uretse icyo turakigarukaho, reka tubanze twumve mugenzi wawe Zahara atubwire wowe ubona bihagaze bite umuntu w'umukobwa nkawe ufite ubumuga kurambagizwa cyangwa kurambagiza umusore uri hariya udafite ubumuga, ndetse nanone bikanajyanira n'urwego nawe yaba ariho, kugira ngo twumve niba umusore waza kukurambagiza uri umukobwa nabwo wakwemera, bitewe ko nubwo ufite ubumuga ukaba wamwemera, ariko ari nk'aho ari amaburakindi, ari nk'aho garagaza niba
uba ufite shuwa mbese mu bantu bashobora kuza kukurambagiza hari amahitamo ushobora kugira ukavuga uti uyu namushima uyu sinamushima, cyangwa se wenda kuko ufite ubumuga niba wapfa kwemera ubonetse wese kuko yateye iyo ntambwe yo kuza kukurambagiza ngo nukuri ufite ubumuga. Icyo kintu gidusobanurire twumve koko niba murakoze. Mpereye icyo mugenzi wanjye Epimake yarambajije, ntabwo ngewe ku ruhande rwanjye siniyumvisha ko umukobwa ufite ubumuga cyangwa se nkanjye, reka nitangeho urugero kuko ninjye wabajije, nkanjye ntabwo nakwemera umusore uje kundambagiza ngo by'amabura kindi hoya, nanjye mfite amahitamo yo kuba namubwira nti ntabwo bishoboka mubaza bose, kuko ntabwo bishoboka ko umukobwa arambagizwa n'umuntu. Icyambere cyo nimba ari umukobwa mwiza, nimba ari umukobwa wigirira icyizere, nimba ari umukobwa ufite ubwenge, nimba ari umukobwa ufite comportement nyinshi zituma yakatarakitinga cyangwa yakatira babahungu cyangwa babasore, birashoboka cyane ko agira amahitamo ye kandi agahitamo uko abishaka, atari ukuvuga ngo ni ubumuga afite cyangwa se nta choice yindi, mbese niyo last choice cyangwa nicyo kintu cya nyuma yagakoze. Hoya njye si uko mbyumva. Ugomba no kugira amahitamo cyane, agomba kugira amahitamo, ahubwo akakubwira ati wowe ndabona bimeze gutya, hindura gutya, nimba bidashoboka ndakomeza inzira yanjye nawe ukomeza yawe. Njye nuko mbyumva. Ubuse mu gihe umaze hari uwo warakatiye ku buryo wabasuzumye ukavuga uti ntabwo byavamo, ukavuga uti hoya? Ntabwo navuga ko ntabo urumva, ariko nta nubwo navuga ngo umubare ni bangahe, ariko ntabwo babura, kubera ko buriya umuntu agira amahitamo menshi. Ikindi cya kabiri, agira ibintu bimushimisha. Hari igihe ashobora kuza afite ibintu byinshi bitagushimishije bitewe na personality yawe cyangwa se n'uko usanzwe uteye. So iyo aje rero ugasanga hari ibyo mudahujije cyangwa hari uburyo yitwara nyine butari kugushimisha, yego uramubwira ati urakosora gutya, mukumvikana, bwabona nyine bitagenda ukamureka ugakomeza inzira yawe, akazagira n'abandi nyine ku buryo utasigarana ingingimira zo kuvuga ngo none ubwo agiye undi nzamukura he. Njyewe nta ngingimira nasigarana ku giti cyanjye ntayo, kubera ko nimba mfite ubumuga ngomba kwigirira icyizere nk'icya wa mukobwa wundi udafite ubumuga. Yego, uko azaparticipa mu rugo ukumva ko ufite ubwo bushobozi nawe bwo kwitwara neza nk'umumama w'umubyeyi wizihiye ubereye urugo cyane rwose, kubera ko ntawe bitabera ko umumama urumva. Ikindi kandi nk'uko mugenzi wanjye Divine yari yabivuze, imyaka ndayujuje cyangwa se n'abandi baba bayujuje. Ikindi abafite n'ubwo bwiza, aba ari n'umugore washimisha umugabo we mu buryo bwari bwo bwose. Ikindi aba ari na wa wundi witeguye kuzarera abana akabaha nabo imico myiza. Ndumva rero nta kintu na kimwe cyamubuza gushakwa nawe akaba umutegarugori mu bandi, akaba umubyeyi mu bandi, akagira n'iryo shema ryo gutambuka avuga ati mfite umugabo wanjye, harya babita bavuga mukakanaka, ndi mukakanaka. ntago birashimisha cyane, ndumva atabyanga, kubera ko of course nawe agomba kugira icyubahiro nk'icyo abandi bakobwa badafite ubumuga. Ukiri aho rero ngo none tuvuge kuri iki ngiki, umukobwa ufite ubumuga araho, nubwo muvuze ko hari icyizere kiba gihari, umuntu yiyumva nk'umuntu ushobora kuba umugabo cyangwa se umubyeyi ubereye urugo, ukaba wabasha kuba umutima w'urugo, niko babyita mu Kinyarwanda. Ariko se nk'umukobwa ufite ubumuga, biragaragara yuko muri sosiyete ushobora kuba ubana n'umuntu, ushobora kuba ukorana n'umuntu, ushobora kuba wigana n'umuntu, uri umukobwa we akaba umusore. Birashoboka yuko nk'umukobwa ufite ubumuga wabona wa musore mubana, mukorana, mwigana, ukaba watera intambwe ukamubwira uti nyamara burya naragukunze. Nimba ubundi mpereye aho ngaho biterwa n'umuco w'ahantu mutuye. Icyo nacyo ndakigarukaho, ntabwo ndi bukibagirwe ko nacyo kibigiramo uruhare. Umuco wacu nk'Abanyarwanda ku ruhande rumwe
harimo abatabyemera. Ku rundi ruhande navuga ko wabaye modernize cyangwa wabaye civilize, harimo ababikora. Nimba rero harimo uwumva ko ku giti cye nta kintu bimutwaye, ari ishema rye, nta n'uwamuveba, reka mbivuge gutyo, numva nabikora. Wabikora wowe? Nimba umukobwa udafite ubumuga bikora kandi ntibamublaminga, tutagendeye ku muco cyane, ntibamublaminge, ndumva n'undi wese yabikora. Ubonye umusore hariya ukamubona babyita ngo no gusempa, ukamusempa ukumva aragushimije, ukumva akubereye umutware byakugwa neza, ntabwo wagira ipfunwe ryo kumubwira uti burya nyamara harimo ntarajya kure, harimo uburyo bwinshi bwo kumubwira. Ushobora no kudakoresha amagambo, ugakoresha ibimenyetso, kandi ibimenyetso burya biravuga cyane. Ibimenyetso byacu ndabyizera cyane, biravuga. So kumva uramutse werekanye ibimenyetso akabibona, nawe yatera ya ntambwe ya mbere. Umugani aho mfite ikibazo rero, ndacyagaruka kuri cya kibazo cy'uko wowe ufite ubumuga, ntabwo wagira ingingimira n'impungenge zo kuvuga ngo none uyu musore ko numva namukunze kandi akaba nta kintu waratinyuka kumbwira, none aho nintera intambwe nkayimubwira binageretse ko mfite ubumuga, none yabyanga najya he, nabigira nte? Icyo kintu ku buryo izo mpungenge utazigira ukurikije imitekerereze y'abantu mu buryo butandukanye nk'uko mwagiye mubimbwira, ntabwo ibyo bintu byagutera impungenge? Murakoze cyane. Aho ngaho uko mbyumva, burya umuntu ujya gukunda cyangwa se ujya kugera kuri rwa rwego wumva babimubwira, biba bivuze ngo hari urugendo mumaze gutambukana, cyangwa se hari ukuntu muziranye, hari igihe mumaranye muziranye, hari byinshi muba muziranyeho mbese. Hari ibyo ubuzi bimushimisha, hakaba hari n'ibyo uzi bitamushimisha, muri bwa buryo uzi butari bumubangamire, bimubwiramo kandi bukagenda neza cyane, kuba wizeye ko ari bukwishimire cyangwa se wiyumvamo icyo cyizere, urabivuga pe, kubera ko muba mufite igihe kinini cyangwa se igihe runaka mumenyeranyemo, uba uzi ngo uramutwara gute, na bya bindi nubivuga se nubimubwira numwereka ibyo bimenyetso arabyakira bitewe n'ukuntu. Iki kintu kirakomeye cyane, reka manze numve Divine nawe ukabyumva, ambwire koko niba nawe nk'umukobwa ufite ubumuga akabona umusore bigana cyangwa se bakorana bamaranye igihe runaka, ushobora gufata icyemezo ukavuga uti kama mbaye uyu muntu ngiye kurikocora mubwire burya ko namukunze ntitaye ko mfite ubumuga, cyangwa se kuba ufite ubumuga byakubera imbogamizi yo kuvuga yo kwifata ukavuga utereka njye n'indindire nabimbwira zabimbwire, cyangwa se nkora utundi tuntu tutumenyetso, ariko reka da ataza kunyangira kandi byaba bigeretse ko mfite n'ubumuga, noneho biragoye ko yabyumva. Gira icyo bimbwiraho twumve ko n'ibyo kintu gishoboka. Njyewe icyo nabivugaho, ibi bintu, iki gikorwa ni igikorwa gikomeye mu muco nyarwanda. Nk'uko tubizi mu muco na kare hose, nta mukobwa wateye intambwe cyangwa se ya mbere ngo abwire umuhungu ko amukunda. Ariko wenda uko ibihe byagiye bihinduka n'uko imico yagiye yivanga, cyane ko muri iki gihe turimo ubu abenshi turakoresha imico y'ahandi, gutera intambwe ngo ubwire umuhungu ko umukunda ntabwo bikiri ibintu bikomeye cyane. Ariko tugendeye ku muco, umukobwa gutera intambwe, usibye no kuvuga ngo ndi umukobwa ufite ubumuga, ngewe ku ruhare rwanjye nkurikije umuco, ntabwo watera intambwe ngo ugende uvuge ngo umubwire ko umukunda. Njye numva byaba ari n'ikintu sinzi, wenda bishobora kugaragara nk'isura mbi cyangwa ishusho mbi, byagaragaza ishusho mbi. Ese bashobora kwita igishongo, ushobora kwita igishongore, ushobora kuvuga uriya mukobwa arashyanuka, uriya mukobwa ni igiki, bitewe n'imico. Ariko atari ukuvuga ngo ni umuco, bitewe n'uko imico yagiye yivanga, ushobora kumubwira ko umukunda bikagenda neza, ariko si bose, ntabwo ari bose wabwira ko ukunda ngo bigende neza nk'uko ubitekereza. Ku buryo kuba ufite ubumuga byagutera impungenge ukavuga uti ubusanzwe kubwira umusore ko mukunda ndi umukobwa ubwabyo ntibyoroshye, none byakubitira ko mfite n'ubumuga, ibintu banza byaba yabyumva nk'akamaramaza, icyo cyatuma nyine
wowe ubwawe uvuga uti oya reka mbe ndetse maze murindire wagira icyo ambwira? Nubwo muri sosiyete bitarahinduka cyane, ntabwo biragenda neza. Icyo twasaba abayobozi ni uko wenda hagira igikorwa kugira ngo sosiyete muri rusange hagira igihinduka, kuko muri ari amanama mukora mu baturage n'iki, haba hakwiye gucishwamo akantu gatoya kagaragaza ko umuntu ufite ubumuga hari icyo ashoboye. Ubwo rero kubera ko bitaragenda neza cyane, wenda ushobora gutera intambwe kuri iki gihe ntibigende neza, ariko wenda mu bihe bizaza bizagenda neza cyane, ko kuri iki gihe kuba wabwira umuhungu ko umukunda atari ikintu gikomeye. Rimwe na rimwe wakoresha n'ibimenyetso bigakunda ukaba wavuze, ariko no kurivuga ijambo bikagenda neza. Ubwo rero urumva ko ikibazo kiracyari muri sosiyete. Charire, wowe aho bigeze ubu urumva ko abakobwa bati gutinyuka birashoboka yuko umuntu atera intambwe nubwo bikirimo akabazo. Kuri wowe uri umusore, kandi burya nuko byahoze umusore niwe wateraga intambwe kuva na kera, nubwo biri kugenda bizamo yuko umukobwa nawe yateye iyo ntambwe. Kuri ubu wowe nta mbogamizi nimwe uyibonamo no kuba nabo bashiki bacu bari kuvuga bati umuntu yateye intambwe akabivuga, nubwo uri umusore wowe urumva nta mbogamizi nimwe ibirimo? Murakoze cyane. Nubwo twavuze ku bakobwa bafite ubumuga gusa, ariko iki kintu no ku bakobwa badafite ubumuga ariko mu muco nyarwanda ni ikibazo. Icyo nakivugaho gusa, wenda ku bakobwa bafite ubumuga bikaba akarusho. Icyo nakivugaho rero, ubundi hari ikintu njya navuga ku bakobwa, hari igihe ushobora no gutuma rimwe na rimwe uwo muzashakana akubera mubi, kuko hari amahitamo wari ufite nyamara wirimise. Hari umuntu wabigombaga, wari unabikwiye, kandi wakanagukunze, we wamukunze mbere, ariko ntubimwereke, nabwo ntibihure, bikarangira wa muntu agiye ahandi, wowe ukazategereza ukwizaniye, noneho ukazapfa gufata, reka mbyite gupfa, kuko uwo wakunze wowe kandi wabimeritaga, wari ufite indangagaciro, wari wiyubashye, utabimubwiye kikaba ikibazo. None ukiri aho ngaho, wowe nk'umusore noneho ugiye kurambagiza, wowe urambagiza wumva ukuguye ku mutima, cyangwa uragenda ugapfa kurambagiza ubonye uvuga uti ntacyo kuko ntabona, mfa kumva nyemeye gusa? Yego, ugira amahitamo. Mu by'ukuri icya mbere amahitamo yo ndayagira, kuko bitabaye ibyo ubu ngubu imyaka mfite ntakubeshye nakabaye naranashatse yaba atari amahitamo. Kuko burya ku isi nta kintu kigora nk'amahitamo. Amahitamo ni uguhagarara hagati y'inzira ebyiri, ni ikibazo burya. Rero igituma umuntu aba atarashaka kenshi ni ayo mahitamo aba agikorwa. Ntabwo rero napfa gufata uwo mbonye, ubwo bikajyana no kuvuga ati se ubundi mu by'ukuri tuvugisha ukuri, ku muntu utabona, ku muntu ufite ubumuga ntabwo ari utabona gusa, ubundi ayo mahitamo yakirirwa nayagira. Ese ubundi finaroma biranashoboka, ubundi tuvugishije ukuri, ubundi birashoboka gushaka kandi wanagize amahitamo. Ahubwo abantu ikintu kitugora ni ukwiyakira ko kuba wakunze umuntu hakaba impamvu zituma bidakunda, ugasanga nicyo kintu cyaduheranye, bikarangira bamwe bafashe umwanzuro ngo kubw'ibyo sinzongera no gushaka mu buzima cyangwa gukunda. Hari ibintu bibiri uba wirengagije. Ikintu umuntu ukunaniye murimo murambagizanya, burya iyo mugera mu rugo byakazabaye ibibazo, urumva? Icyo nicyo cya mbere kibaho. Icya kabiri, njye nemera destin. Destin ni ukuvuga ngo icyo umuntu azaba cyo. Hari igihe akenshi duca mu bintu nyamara bikanga twe tukababara, kandi ahubwo bya bintu byari kuzatwicira fitire. Icyo rero nicyo kibazo abantu kibaherana. Ariko mu by'ukuri njye nakubwira ngo rimwe na rimwe nibitanakunda ujye wiherera ushima Imana ikiba cyatumye bipfa. Burya umuntu mutandukana kuko hari ikibi wenda mutahuje, uwo nguwo no mu rugo ntimwakazanaho. Nk'umwanzuro dufate yuko kurambagiza hagati y'abafite ubumuga n'abatabufite ari ibisanzwe, nta kidasanzwe gihari, ndetse abantu badafite ubumuga bagitekereza cyangwa bakijijinganya ko aramutse ateye intambwe agakundana n'umuntu ufite ubumuga akarambagizwa, cyangwa akarambagiza umuntu ufite ubumuga, atera ikibazo, bashira impungenge, bagira icyizere cy'uko nta kibazo, inzira ari nyabagendwa,
icyizere ari cyose yuko urugo ruzaba urugo. icyo navuga birakomeye ariko birashoboka, ariko n'ubundi mu buzima bw'umuntu ufite ubumuga duca mu bindi n'ibindi byinshi bikomeye ariko byose bikarangira bishobotse. Murakoze. Ubwo abumva bumve kandi ntekereza ko bisobanutse. Ubwo iki kiganiro nizere ko kigiye guhindura imyumvire ya benshi n'imitekerereze. Ubwo aba bakobwa ni beza, Charlie ni mwiza, abakobwa azahura nabo bakamutereta ntibazagire impungenge ko hari uburyo atazabasha kuba umugabo wizihiye urugo. Ubwo ubundi tujye mbere, isi yacu tuyigire nziza kuruko twahisanze. Murakoze, mugire ibihe byiza.